ku musozi wa Nyarushishi Kibeho ni mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Kibeho. Hamamaye ku isi yose biturutse ku bitangaza by'umubyeyi Bikira Mariya wahabonekeye abakobwa batatu bigaga mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Mère du Verbe, kuri ubu nacyo kikiri kuri uyu musozi. Anatalie Mukamazimaka, umwe mu bakobwa batatu babonekewe wasuwe na Royal TV, yadutangarije byinshi ahereye ku buryo babonekewemo. Oya, tubonekeye turi batatu gusa. Jewe nitwa Anatalie, yabanje kubonekera witwa Alphonsine mu Mureke, n'undi witwa Marie Claire Mukangango. Alphonsine mu Mureke ubu ngubu aba mu Butaliyani no mu Bikira, aba muri kuva y'ababikira. Marie Claire yari yarashyingiwe abi Kigali, ariko muri jenoside baramwica hamwe n'umugabo we, ubu nyine ntakiriho. Ahangaha hafi yaho duhagaze hari chapelle ntoya yitwa chapelle y'Amabonekerwa. Bikira Mariya rero yagiye hatubonekera, ari inzu turaramo, yari dorotwaha. Ubu ngubu aho hantu yatubonekeraga hari sakramento, ikaba chapelle ntoya y'Amabonekerwa. Nubwo ari amakuru yavuzwe kenshi akanemezwa n'inzobere zibishinzwe, nta wabura kwibaza uko uwo mubyeyi Bikira Mariya asa n'ibindi byinshi umuntu yakwibaza, cyane ko turi kumwe n'uwamwiboneye n'amaso. Mu buhamya bw'uyu Anatalie yemeza ko uyu mubyeyi ngo adasanzwe. Uko ateye rero atandukanye natwe, akaba rero ari mwiza cyane ku buryo ntawe turabona usa nawe ku isi. Afite mbese ni muremure, ubundi aba yambaye igishura cy'ubururu gitwikiriye umutwe kikagera ku birenge, n'ikanzu y'umweru igera ku birenge. Ubona umubiri we atari umuzungu, atari umwirabura, atari umuhinde cyangwa se umwarabu, mbese ubona afite ubwiza butambutse ubwacu. Mbese ni mwiza cyane. Anatalie Mukamazimaka ubusanzwe bitoroshye kumugeraho, avuga ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yatangiye kubabonekera kuva tariki 28 z'ukwa 11 1981 kugeza 28 z'ukwezi kwa 11 1989, imyaka 8 yose babonekerwa mu buryo bugaragarira n'abandi. Ibi byahuruje amahanga ku buryo na magingo ya uyu musozi ugisurwa n'abasaga ibihumbi byinshi ku mwaka. Abantu babaje mu bihe bitandukanye mu rugendo nyobokamana. Abo baturage uretse inema n'ibisubizo bakura aha kwa nyina wa Jambo, ibihumbi n'ibihumbi bihaza bihakura igitaka n'amazi y'umugisha ari mu birometero bike kundi bayaka gasozi, bakajya gusangiza bataragira amahirwe yo kuhagera. Nubwo twahageze nta masengesho ahuza benshi yabaye, abaturiye uyu musozi Kibeho bemeza ko ari umugisha udasanzwe, kuko ngo babasha kuhanyura kenshi batakambira uyu mubyeyi kandi ngo bagasubizwa. Icyo gihe nari nabuze amafaranga yo kuriha mituweli, kuko mbese yarana ifite amikoro make mu buzima. Noneho nje mubwira icyifuzo cyanjye, mvoma amazi hariya ku isoko nyine y'umubyeyi, uko ngiye mpeje umwana wanjye mbona arorohewe. Niyo mpamvu nanjye mu gihe cyose ngomba kuza nje gushima umubyeyi Bikira Mariya ko byamfashije muri ubwo burwayi bw'abana banjye. Umwana yarakize nta utagiye kwa muganga? Icyo gihe nta mafaranga nifite gutanga mituweli nyine. Gusubiza abaza kwambaza Bikira Mariya ni ikimenyetso kigaragaza ko akigenderera uyu musozi. Ibi binashimangirwa na Anatalie wemeza ko n'ubu uyu mubyeyi akimugenderera, ngo araza akamusura cyane cyane mu ijoro kuko ariho yibera. Icyakora ngo ntamubonekera nk'uko byagendaga kera. Abantu bashobora kuba ati yababonekeye rimwe birangirira aho ngaho, n'ubundi aracyabonekeye. Wowe aracyakubonekera ku giti cyawe? Ubwo yatubonekeraga kugeza 89, yatubwiye ko atazagaruka ku ngaragaro, kuko uretse ahangana beretse twararaga ahandi naho imbere hari ishusho ya Bikira Mariya imbere y'iyi nzu. Ubu ngubu bahashyize iyi shusho ya Bikira Mariya. Ubwo yasaga rero aduhaye rendez-vous isaha, ukwezi n'itariki, ku buryo habaga ari ku manywa. Kenshi yari 8. Ubwo akaza rero abantu barabimenye, kuko habaga harimo igihe azazira, hari mu gihe kinini abantu bakabimenya, ndetse byaje kugera no kure, no mu mahanga baraza.
ibihugu bidukikije n'iby'Iburayi no muri Amerika hose mbese baraza muri icyo gihe cyose yatubonekeraga. Ubwo aza rero kutubwira ko atazagaruka ku mugaragaro 9 ariko ko mbese atagiye ahubwo turi kumwe n'ubu ngubu n'abaza gusenga akomeza kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko ahari. Iyo abishatse rero yagaruka akanyiyereka, ariko ndigiye nyine nijoro kenshi ndyamye, nta wundi ubibona, nta wundi ubizi, kuko ku mugaragaro aho yatubwiye ko atazagaruka, ariko nawe yagiye arahari nuko tutamubonesha amaso ko muri icyo gihe nyine yatwiyereka. Anatalie Mukamazimaka avuga ko inshuro zose Bikira Mariya yababonekeye ngo yabashyikirizaga ubutumwa busaba abantu guhinduka bakimakaza urukundo, ariko kuba ibyo ntacyo byahinduye kugera no kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Anatalie yemeza ko habayeho uburangare. Byose twahuye nabyo mu 1994 mu gihe cya jenoside. Urumva byose yabivuze mbere atugaragariza ko nubwo tugaragara nk'abantu b'intungane, nk'abantu bameze neza, ariko tudafite urukundo. Ubwo niyo mpamvu rero bira byose twahuye nabyo ntabwo abantu babyibutse. Abenshi bari bazirikanye ubutumwa bwa Bikira Mariya, bibutse ko Bikira Mariya tubwiraga ati nta rukundo mwifitemo, ati kuki mwicana, kandi icyo gihe 82 ku buryo bw'amaso y'inyuma ku bantu wabonaga hari amahoro. Iki cyasha cyo kuba Abanyarwanda batarumvise ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya ngo nta kindi cyagikuraho uretse gusenga cyane no kwimakaza urukundo, yaba mu Rwanda no ku isi yose. Kureka ikibi tugashyira imbere icyiza, tukareka urwango tugashyira imbere urukundo, akadusaba kureka gusengana uburyarya, tugasenga mu kuri, tubikuye ku mutima, twiyoreje kandi twicishije bugufi. Mbese yadusabaga guhana amahoro. Ibyo ngibyo rero tubikurikije twahorana amahoro asesuye. Mu mahirwe abonwa n'abake twagize kuganiriza Anatalie, twamubajije ibyo kuba baratewe ibyuma bakanyeganyezwa ubwo babonekerwaga ntibabyumve, nabyo aduhamiriza ko byabaye bitewe n'ibihe abo barimo ngo ntibabyumve. Muri ibyo bigeragezo rero kubera iyo sensibilité y'umubiri habaga nyine kutugerageza cyane ngo barebe koko niba ari ibyo. Tariki ya 15 Kanama nimwe mu matariki akomeye Kiliziya Gatolika yizizaho umunsi wa Bikira Mariya nyina wa Jambo, ari byo Asomusiyo. By'umwihariko mu Rwanda haba hari ibirori by'akataraboneka Kibeho kuri uyu musozi wa Nyarushishi, aho abantu basaga 40,000 biba byaturutse impande z'isi biza kuhambariza Bikira Mariya, mu gihe imibare igaragaza ko muri rusange buri mwaka abantu basaga 500 baturuka imihanda yose ku isi aribo bagera kuri uyu musozi uri mu murenge wa Kibeho. Ku butaka butagatifu Ikibeho ni mu karere ka Nyaruguru, ahazwi nk'ahantu abakristo benshi bitabaza cyane cyane mu ngendo zirebana n'ukwemera. Ni ahantu hafite amateka akomeye cyane cyane mu idini Gatolika, kubera abantu bivugwa ko babonekeye kuri ubu butaka. Abahaturiye rero bavuga ko ari ikintu bishimira cyane, ku buryo banemeza ko ari ibintu by'agaciro kuba abantu baturuka impande zitandukanye ba muri Afurika ndetse n'isi muri rusange bakaza hano kuri ubu butaka butagatifu mu ngendo zijyanye n'ukwemera. Vincent NIYIBIZI, Royal TV, turi ku butaka butagatifu bw'Ikibeho.